Ufite surprise ya mbere mu mateka. Uranda muke. Ufite anniversaire si umunsi na anniversaire ufite. Pfuka mu maso yawe. Pfuka mu maso yawe ngenda kubwira igihe uri shyira ibiganza byo. Jari nawe pfuka amaso. Pfuka amaso nawe pfuka mu maso yanyu. Ngewe urumva pfuka mu maso yanyu sibyo? Ngewe ndababarira. Ndakubwira igihe upfukurira mu maso hawe. Ngwino. Ye kubara hari kuri gupfukura amaso. Ufite amatsiko? Esoje wamba bari ukambira Ufite amatsiko? Yego. 1 2 3 pfukura amaso yawe rero imbere yawe. Shimwa mana nyakubye. Itabura guseruka. N'Imana yumvamo. Iyo Mana dusengira komeye. Cyubahiro kose bakansengera batigeze birengagiza Papa wawe yavunitse. Urishimye kubura papa wagarutse cyane ngogira zanjye ndagukunda mwana wawe cyane rwose icaranga yarabayeho sitwari tuzi byarimo gukora sitwari tuzi byarimo mwana warivuze mu myaka warivuze uyu munsi ntago ijambo ryawe rero nubwo ritinda ariko rirasohora niyo mpamvu ngushimye mwami. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashyo y'u Rwanda urwanya rwakazamura ibyishimo by'u Rwanda bagasika mutoro sasa n'ubwo basamatira gake cyagasambi ubundi cyari kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye twagutegura uyu mwaka dutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufitemo akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndi kujya kwa Innocent mfite amashimwe menshi mu mutima wanjye numva nezerewe guhimbaza Imana abamarayika na Yesu Kristo na Bikira Mariya bose bundi gumva ndi kubashima. Ushobora kwibaza ngo niki cyanshimishije nawe ubwawe amaso yawe araguha. Uyu nguyu ni umuvandimwe wari waraturongeye wari waragiye ntazi yo yagiye ariko mfite amashimwe menshi mu mutima wanjye nubwo bimeze gutya uko yagiye ameze murabona ntago ari kagarutse ariko ntago bintunguye kuko pastor yari yarabivuze. Pastor yari yabihanuye ko azagaruka ameze gutya ariko icyangombwa nuko ngize nuko mubonye. Reka rero mubaha abanza basuhuze mu gihe kinini cyane bimeze biti mu gihe gito ngewe kuri nge yari nk'umwaka yari nk'imyaka 10 ishize kuri nge ndabasuhuje cyane cyane ariko kandi Imana ibahereza umugisha abantu benshi babashije kunsengera. Imana ibahereza umugisha ntago biba byoroshye ariko nyine uko biri kose Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nubwo nyine umuntu abagarutse wenda bitameze neza ariko ntacyo uko biri kose Imana ishimwe ubwo umuntu agarutse. Ikindi ndanagushimira nawe rega burya ndanagushimira kuba utantengushye utahwemye kuza nubwo nyine biba bitoroshye aba ari ukunsindagiza. Nabuze umuntu nsindagiza kuko aho narindi nahaturutse bikiri mu ijoro kugira ngo ndebe ko nagera mu rugo hakiri kare. Nta mafaranga buse nta mafaranga umuntu aba afite yo kujya gufata ka moto gare agere mu rugo akaza n'amaguru. Mw'abantu mwe rero uyu muntu gutya mumubona ntago ari gutya nasanze ameze. Aka kaguru mubona akangaka mwumve ko nanamunyujije kwa muganga kugira ngo babanze barebe kuntu bagira ute bahomaho bino bintu nyine baba bamupfuka. N'abantu mwe namukubise amaso numva agahinda karanyishe. Abantu twari turi kumwe narize gusa ndashima Imana kuba uriho
kuko njye wa munsi wancikaga naribajije se ubu ndongera kukubona birongera kugenda bite, ariko ubu ngubu ndi gushima Imana kuba noneho kiriho. Ni byinshi wabwira abantu, ni byinshi byo kwera ko ikintu cya mbere cyo nababwira wenda barahita bashaka kwibaza bati yabaye iki byagenze bite. Nacyo nicyo kintu nibazaga, buriya nanze kubikubaza hariya nkukubita amaso ubonye ukuntu akaguru kameze nkihutana kurwa clinique baragira, ariko n'ubundi nta cyahindutse, ni ukumupfuka gusa. Buriya mpfukuye isazi hano zatuma namubonye isazi ziri kumutembera, igisebe cyari umufunzo hagarara hano hose, aha hose ubona kirasamye ne kimeze gutya na gutya. So ushaka kwibaza nabaye iki byagenze ntabwo byoroshye kuba hano hariya, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Uvuga ngo njye narabyutse nanjye ubwanjye, yego niba wenda niba ari iki cyandiye, hari igiti cyanjombye, niba ari igiti, kuko narabyutse nsanga aha hantu hari umwobo cyangwa ni inyamaswa yakuriye, hari umwobo nyine abantu urutuye umunwa akaba mikoro yawe. None niba ari iki cyandiye, niba ari iki, sinigeze numvisha uburibwe bukeye mu gitondo gusa, ubwo numvisha uburibwe. Hanyuma rero navuga se mukagira Imana mwibi n'ibiki biri kumbaho. Noneho ndangije rero nibwo nataye gutekereza gusimbaguruka ngo ndebe uko nasubira mu rugo, gusimbaguruka nyine genda ntyo. Rero mw'abantu mwe, nanjye amakuru kuyamenya nabaye nk'uyamenye bintunguye. Umuntu yampamagaye ati wa mugabo ndamubonye hano mu isantere, ariko bihuza nuko yari afite igitekerezo cyo kuza mu rugo rwiwe. Ndavuga ati rero reka nze ndebe, ntago nabyizeraga mu by'ukuri, ariko nabaye ati reka ngende mpagere mbanze ndebe koko nimba ari we. Mpageze kubw'amahirwe nsanga niwe, muganirije nawe nsanga igitekerezo yari afite nicyo kujya hehe, nicyo kujya mu rugo, nicyo kujya mu rugo rwiwe. Noneho sasa ndavuga ati rero reka nanjye mube hafi mukomezanye tumujyane mu rugo. Ubu ngubu turi kujya kwa Innocent, ndagira ngo tubaneyo neza cyane. Reka musindagize rero turebe ko tugera mu rugo, genda gake gusa. Ndabizi neza ko uyu munsi nta gusanzwe, wenda nubwo ameze gutya, ariko ndabizi neza ko ari buze kugera mu rugo neza, kandi ndabizi ko ibintu biri bugende neza. Nukuri umuntu wese wafashe umwanya we, umuntu wese wafashe igihe cye akamusengera, ibibazo yari arimo mwarabibonaga, uburyo yanyirukankanaga mwarabibonaga. Umuntu wese wagerageje kugira icyo akora kubw'uyu mugabo, navuga ngo Imana imwiteho kandi ikomeze kumukorera imirimo n'ibitangaza. Tsindagira tugende tureko tugera mu rugo hakiri kare, uriye kuntu basi wakita gutya mumubona. Mw'abantu mwe, nimba ataherukaga koga, nimba bimeze bite, sinzi amazi turi bumukubisha, isabune yo ni nk'iy'ibihumbi 10. Ntago byoroshye nukuri, ariko nakwihangana. Sindagira tureko tugera mu rugo, twakoze urugendo rurerure, ntago byari byoroshye. Ahantu mukwese wagize ngo ni hafi ahangaha, twaje dusimbagurika. Ihangane tureko tugera mu rugo hakiri kare, cyangwa reka nkwereke, jya mu mugongo mutware. Wowe jya mu mugongo, sibyo? Ngenda ndabikora. Jya mu mugongo, icyo giti gifate. Ndabona jya mu mugongo, ngenda ndabikora. Oya jya mu mugongo, zana nkwereke. Agara gake nkwereke. Jya mu mugongo nkwereke gato. Jya mu mugongo, oya ndagushobora njyewe. Ngenda gushobora basi nkugezeyo. Ndakugezayo ariko sangwa dusimbagurike turebe. Dusimbagurika turebe. Wene njye nari kukwitwara kabisa, kuko igihe twahereye urabona haciyemo umwanya munini pe. Simbagurika turebe ko tugerayo, ibintu bikagenda neza cyane. Simbagurika gerageza atangaha. Abantu mwe ntago byoroshye umuntu byanga umuntu mugezeyo, ni intambara n'ingumi. Gusa banyere gukomeza kumusengera, n'ubundi nubwo bimeze gutya ntago arakira pe, ntago urugamba rurangiriye ahangaha. Dukeneye amasengesho yanyu, dukeneye inkunga yanyu ko yaba iri kose, kugira ngo uyu muntu akomeze kumera neza. Ngiye kinshimishije nuko nongeye kumubona basi akaba yemeye kongera gusubira mu rugo.
ikiri bushoboke cyose ko ndi bukore ndaza kugikora kubw'uyu nguyu ndetse n'umuryango we, ariko ndizera neza ko njye nawe dufatanyije ibintu byakongera bikagenda neza. Njya nkunda kubwira abantu ngo gira neza wigendere, buri neza byanze bikunze uyisanga imbere. Ushobora kugirira umuntu neza aka kanya, ejo umwana wawe bakamugirira neza cyangwa nawe ugahura n'umuntu kugira neza. Reka tujyane kwa Innocent turebe ibyo ari byo, turebe uburyo ari bwakire iyi nkuru. Nisi tugeze mu rugo, turahageze, abaturanyi hano bafuze. Manuka neza utagwa aho ngaho, manuka amushyitse neza, shingufashe ntari unamamo gake kirafashe ntari ibintu ntugire ikibazo, manukamo gake, oya manuka kagakeya, turi Innocent arahari mwabantu, manuka gake, enda gake utaza kubona ko hageze. Wicaye aha ngaha gato, ariko reka mwiriwe neza. Innocent ni njyewe rwose, murakoze cyane. Muraho neza Innocent, murakomeye? Yesu ashimwe. Jari bimeze bite se? Nanjye meze neza. Uyu munsi se amakuru? Warwaye? Jari aguruka rero noneho mbwira ibintu mwiza iki none uyu munsi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, byiza cyane. Nibyo mwiza uyu munsi. None se Innocent amakuru? Nta gihinduka. Uyu munsi rero ibintu byose birahinduka. Uyu munsi ngufitiye agaseke gapfundikiye, ndagira ngo upfuke mu maso hawe. Ndagira ngo upfuke mu maso hawe, ngufitiye surprise ya mbere mu mateka. Uranda muke. Ufite anniversaire uyu munsi? Na anniversaire ufite? Pfuka mu maso yawe. Pfuka mu maso yawe, ngenda kubwira igihe uri shyira ibiganza byombi. Jari nawe pfuka amaso. Pfuka amaso nawe, pfuka mu maso yanyu. Njyewe urumva, pfuka mu maso yanyu, sibyo? Njyewe ndababarira. Ndakubwira igihe upfukurira mu maso hawe. Ngwino. Yakubara hari kuri gupfukura amaso. Ufite amatsiko? Wamba bari ukambwira ngo amatsiko. Yego. 1 2 3 pfukura amaso yawe rero imbere yawe. Shimwa mana nyakubyara, shimwa mana we. Dore rwose nguwo Jari papa yagarutse. Dore nguwo rwose. Nukuri mwabantu mwe, nababwiye ngo uyu munsi ntabwo usanzwe. Uyu munsi ntabwo usanzwe, ndagira ngo ubane natwe. Ibintu hano ntabwo byoroshye. Nanjye ubwanjye ukuntu ndi kwiyumva mu mutima wanjye. Ni Imana yo mu ijuru bizi. Wowe yazana agatebe ahubwo banze yicara. Yazana agatebe banze yicare, ararushye tuvuye kure cyane. Ubwo uza amajoro twaraye. N'uburetse cyangombwa nuko abonetse. Nta kindi rwose. Icara aho ngaho. Jari asa n'uhaguruka gake nkwereke, asa n'uhaguruka gato nkwereke uburyo dutera agatebe. Tubeka tugatere gutya, ngongo nawe wicara aha ngaha. Niko icara. Mukuye hameze gutya. Icyangombwa nuko yabonetse nawe icara. Mukuye hameze gutya. Hoya ibyo bindi uraza kubimenya. Byose byari biri mu mugambi w'Imana, ngiye nari mbizi neza. Niba pastor yarabihanuye akavuga ngo azaza ameze gutya, sibyo? Kubw'amahirwe turamubonye. Jari papa wawe yavunitse. Urishimye kubura papa wagarutse cyane? Ngo wagira ikintu umubwira. Ngo mubwira ikintu. Mubwire ngo papa ndagukunda. Papa ndagukunda. Ngo muhobere, haguruka umuhobere, umubwire ngo papa ndagukunda. Ngo muhobere. Wabivuga papa ndagukunda. Papa ndagukunda. Nanjye ndagukunda mwana wawe. Cyane rwose. Icaranga. Innocent.
ameze gutya wimbaza ngo ahantu mukuye ahubwo ngenda wumva mbere ya byose wagakwiye kubanza ugashima Imana koze imirimo n'ibitangaza kuko ngewe byandenze sinzi ahantu nabihera mwabantu mwe sinzi icyo nakora gusa no gushima Imana wabanza ugashima Imana koze ibintu bikomeye cyane nubwo bimeze gutya urumva si kimwe nuko yari kubura cyangwa se atari kubagize ute atari kuba turi kumubona uza amajoro twaraye uzi iminsi twirukanse uzi ibishanga n'imisozi twazamutse ariko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza sibyo shimwe data shimwe kukuri Imana shimwe kukuri imbaraga uri nyamaboko data mwiza wabanye natwe wabanye n'uyu muntu iyo yarari sitwaye tuzi ahari sitwaye tuzi uko yarabayeho sitwari tuzi ibyo arimo gukora sitwaye tuzi ibyo arimo mwami Imana urongeye umugore muri ino cumbi ryawe data nubwo agarutse uko yagiye atari ko agarutse ariko kuba agihumeka n'ishimwe ryawe data mwiza izina ryawe nirishyirwe hejuru kuko uri Imana izina ryawe nirisakara ahantu hose kuko ijambo wavuze ntago rihera waba warivuze mu myaka warivuze uyu munsi ntago ijambo ryawe rero nubwo ritinda ariko rirasohora niyo mpamvu ngushimye mwami Imana ko uriya muvugabutumwa waramuvugiyemo ukamubwira ati data mwiza umwana wawe agiye kugaruka urongeye urabikoze arongeye agarutse muri ino cumbi amaboko mwami Imana nawe akwirutseho data mwiza ngo ataha amaramasa niyo mpamvu ushimye izina ry'akanya nk'aka ngaka niyo mpamvu ushimye kuba agarutse ahangaha mwami Imana ndabizi n'uburwayi azanye hano hantu uzaba umukiza mu izina rya Yesu izina ryawe nirikomeze rishyirwe hejuru kuko uri Imana nzima tuguhaye ikaze mu mitima yacu gahunda zijya gukorwa ahangaha data mwiza uzuyemo kuko uri Imana nzima ukomeze ubarera kandi umuhituze mu mutima we tubisabye twizeye amen. Ndagira ngo turirimbane kano gakorasi k'abarundi ni indirimbo y'abarundi cara hariya ivuga ngo iyo Mana dusenga irakomeye ndagira ngo tukaririmbane rwose dushima Imana tuvuge imirimo n'ibitangaza yakoze kugira ngo abe abashije kugaruka ahangaha mw'abantu mwe ni ibitangaza ni imirimo n'ibitangaza ikomeye cyane yewe ntabwo ndibuze gukomeza mvuga mpagaze sibyo ntabwo ndibuze gukomeza mvuga mpagaze kubera ko ngomba kwicara nanjye tukaganira twicaye twese twicaye sibyo ndagira ngo turirimbane aka karirimbo ahasigaye ibindi bibazo biri buze nyuma turaza kubivuganaho ino saa dutera ako karirimbo kakorasi kabanga iyo Mana dusengera komeye iyo Mana dusengera komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengera komeye iyo Mana dusengera komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengera iyo Mana dusengera komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengera iyo Mana dusengera iyo Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengera niwe mu bigeragezo iyo Mana dusengera niwe kwiheba mu mutima ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengera komeye icyubahiro ni cy'Imana ishobora byose amen amen. Ntago ngenzi uburyo ibintu nabivugamo sinzi icyo navuga gusa Innocent gira icyo bwira Manzi nawe araza kugira ikintu akubwira ubwire n'abantu amavangamutima yawe n'amarangamutima yawe kugaragaza amarangamutima y'umuntu ni ibintu byiza ni ibintu nta mpamvu yo gupfukiranya amarangamutima yawe gira ikintu umubwira ngewe ndumva byandenze ugire n'icyo ubwira abantu kubwira ibintu fatira hamwe byose gutya nta kibazo
abantu mwese nta kintu nabona navuga cya mbere nshimye Imana kuba imugaruye ubwo imugaruye uko yagiye atari ko agarutse ariko kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru tumenye ko Imana ikora. amen. Imana irakora cyane mw'abantu mwe. Nshimye n'Imana kuba agihumeka. Ntabwo naretse kugusengera nubwo tutari turi kumwe, sinaretse kuguhangayikira, akuba nkubonye Imana nihimbazwe. amen. Innocent ihangane, fasha gutya ndabizi nawe ntabwo wabura icyo uvuga, ndumva byandenze tu. Ngewe buriya reka nkubwire, muri iyi minsi sinzi kubona ibyo mvuga byo ni danje, ntabwo byoroshye. Gusa nyine ikintu navuga ni urukundo rw'Imana nta kindi. Buriya iki ni cyo gihe cyo kugira ngo duhaguruke dukorere Imana. Buriya ibi byose bimbaho bitigeze bimbaho ni ikimenyetso cyo kugira ngo duhaguruke dukorere Imana, kandi dukorere Imana mu kuri, tutayiryarya, tutayibeshya, tutagira gute. Kuko niba hari ibimenyetso nk'ibi ngibi biba bimbaho bitarigeze bimbaho, ni igitangaza cy'Imana. Imana iba ishaka ngo duhaguruke nyine tuyikorere kandi tutayiryarya. Rero uko biri kose aka kanya ndashimira abantu muri rusange bihanganye, banyihanganiye. Nshimira abantu bakoze uko bashoboye kose bakansengera, batigeze birengagije ibyabaye byose cyangwa se n'ibiri kuba ubu ngubu, bakansabira Imana. Imana ibahereze umugisha. Ndumva kuri ibyo ngibyo nta kindi nabona navuga nkimeze gutya. Nanjye ndumva mu by'ukuri ntacyo narenza ku byo muvuze, gusa Uwiteka ahabwa icyubahiro. Kandi buriya nawe umuntu udukurikirana uri mu bibazo, uri mu bigeragezo, nta mvura idahita. Natangiye uno mwaka mbwira abantu ngo menya ko uriho kubw'impamvu, kandi kubaho kwawe atari impanuka. Ko bisa kose hari impamvu iryo jambo ryanjemo. Uyu munsi rero mu by'ukuri nta byinshi byo kuvuga dufite, ntabyo, uretse amashimwe atwuzuye mu mutima, uretse guhimbaza Imana no kuba umuntu yayibyinira, nta kindi. Innocent, warukumbuye sheri wawe, kandi sheri wawe nawe yaragukumbuye, sibyo? Njyewe reka ntahe, sibyo? Reka ngende mu by'ukuri, numara kumwitaho maze kumukorera isuku, dore nta suku afite, sibyo? Nawe ubwo ngubwo ukora icyo umugore agomba umugabo we. Kandi kuba yarifashe akagenda, twe twarasenze, biragaragara ntabwo ari we, ntabwo yari we, sibyo? Rero humura, fata umugabo wawe umukorere isuku, umwiteho, aracyari sheri wawe ko yagenda kose. Buriya hari imirimo n'ibitangaza Imana ikora, kuba umuntu yajya mwabira bihuru ariko ntiyibagirwe gukuramo impeta. N'abantu mw'iki ikimenyetso gikomeye cyane. Kuba umuntu yakirukanka mu misozi, akirukanka mu bishanga, akazamuka no mu bibaya, ntiyibagirwe gukuramo impeta y'umuntu. Innocent, iki ni ikimenyetso cy'uko Imana igukunda, sibyo? Sasa rero reka ngende mw'abantu, ibindi ndakomeza gukurikiranira hafi, ariko reka mpereze Innocent umwanya yite ku mutware we, amufate neza. Njyewe nibiba ngombwa ejo cyangwa ejo bundi nzagaruka nze kubasura none ndebe ukuntu bimeze. Innocent, gira ikintu ubwira abantu badukurikirana, ngende rwose. Mbere na mbere nshimye wowe kuba abana batubaye hafi, twazamukanye imisozi, yaduciye mu myanya y'intoki, wari wowe muri kumwe, agenda tukamubura, ariko kuba n'ubu ari wowe umugaruye ndabishimye, hamwe n'Imana yacu. Yego.
shimye abantu bose bakoze uko bashoboye kose, inama, abansengeye nabo ndabashimye, no kuri Imana ibaha umugisha. Ibirenze kuri ibyo Uwiteka nawe nashyirwe hejuru. Amen. Manzi, ngira ikintu ubwira abantu badukurikiranye. Abantu badukurikiranye rero bashobora kwibaza bati uko nagiye ndi muzima nkaba ngarutse meze gutya byagenze bite? Nicyo bashobora kwibaza. Rero uko navuze nti byinshi nzabivuga ntakimeze gutya, narakize ntakimeze gutya. Buriya ukuyeho iki kintu nibwo wabibona. Isazi zirabigaragaza. Aha hantu hameze gutya, hari ikintu mwenge ngira ngo uraho ugahinguka hano inyuma. Igufwa ryaratanye rya hano mu Kagombambari, bitewe no kuba hari ahantu nta nkweto, nambaye ibirenge. Ikindi kuba hari ahantu hameze kuriya mu ishyamba, hataba ingo, hataba iki, wenyine ubamo, ntabwo wabura ibyo bigeragezo. Nubwo utabimenya kuko uba utazi icyakujyanyeyo, ariko uko biri kose ntabwo wabura ibigeragezo. Rero hano njye ubwanjye narabyutse nsanga ukuguru kungana gutya, kwabaye kunini. Noneho ndebye mbona hari umwenge munini cyane, ndibaza nabaye iki, byagenze ko ntigeze byumva. Utinya ikintu cyanindaga kikanindamo, bimeze nk'amashyira, ariko nta raso riri kuvamo, kandi harimo umwenge. Ukibaza icyo wabaye kikagushobera, imbaraga z'amasengesho. Ndashimira rero buri muntu wese wabashije kunsengera, no kuba nkihumeka, no kuba ngarutse wenda ari ukuguru nkihumeka. Sinzi ngo bizagenda bite mu kanya, muganga niwe wakubwiye ngo hano hantu hashobora kuba harimo kanseri. Rero ibyo simbizi, kuba by'umwihariko bansengeye muri ubwo buryo ndabashimiye mu izina rya Yesu. Ikindi nabona narenzaho kuri ibyo ngibyo nzabirenzaho turi kumwe. Nje mu rugo no kwicara hano, bazansura bazansanga hano, bazagira gute ni hano, mugiye kwiyicarira hano, nta handi ubu nemerewe kujya, no kwicara hano nta kundi nyine, kuguru nta handi kwanyemerera kujya. Kararwaye, uburwayi ni bwinshi, ariko ku bwanyu ndetse no kubw'Imana bizagenda neza cyane. Imana ikomeze ibampere umugisha. Inosa injiza umurwayi mu nzu rero, ibindi Imana irakufasha. Zamuka gake, umurwayi mu nzu, umurwayi mu nzu, umurwayi mu nzu. Ibindi ni amasengesho y'Uwiteka. Byari ibibazo. Uzi ubwonko bw'amasaha twaje, nta biceri bya moto twari dufite, rero twaje gutya gake. Jari ngo ufungura aho ngaho, ngo jari itanga ku nzira. Ngeze mu nzu, ngiramo ntabwo byoroshye. Injira. Terura gakizamuka. Sawa. Sawa rero njyewe reka nkubwire ngo Imana ikundebere ijisho ry'impuhwe ndetse n'imbabazi. We wari udukurikiranye, reka tubane mu biganiro byacu byataha. Ndakomeza kuba hafi n'umuryango, ndetse nawe ukomeze kuba hafi. Ndagukunda cyane kandi Imana irahari ku bwawe. Ciao ciao.